Benshi bati ninde waba warafashe iya mbere mu gutera intambwe yo kwitaza undi kandi se byatewe n'iki? Bamwe bati uyu mugore w'ikimero n'uburanga nta kabuza niwe umaze kubona ifaranga akaba atangiye kwibagirwa. Abandi nabo bati nta wamenya iby'abagabo, abagabo bagira amafuti menshi, wasanga nyirabayazana ari uriya mugabo. Reka turebere hamwe ubundi urugendo rw'aba bombi, cyane ko buriya ngo nta nkuru ivugira ubusa imusozi. Kose n'ubundi ubwo bajyaga mu rukundo n'igihe barubayemo ibyabo byakunzwe kuvugwa n'abatari bake, aho ntiwasanga kuko n'ubu ibiri kuvugwa ko baba baratandukanye byaba ari ukuri. Mu rugendo rw'urukundo rwabo, nyuma y'ibyagiye bivugwa n'abatari bake ko Muyangwase Claudine yabaye umukobwa wihanganiye induru zari zimaze iminsi zivugwa z'uko ubwiyambure bwa Kimenyi Yves bwari bwaragiye ku karubanda, nyamara Muyango akamaramariza kumukunda nkaho nta n'icyabaye. Mu 2019 nibwo Kimenyi Yves yahishuye ko yari ari mu rukundo na Muyangwase Claudine yari yarasimbuje Didido. Byari nyuma y'igihe kinini iby'urukundo rw'aba bombi n'ubundi bihwihwiswa, ariko mu itangazamakuru bakabibamba babibajijweho bagasa n'ababitaruka rwose ntibabihamye bya nyabyo. Ubwo iby'uko bakundana byajyaga hanze, Kimenyi yabwiye itangazamakuru ko mubyara we ari we watumye amenyana na Muyango. Urukundo rw'aba bombi rwakomeje gusagamba, rukomeza kuba inganzamarumbo, ndetse uko iminsi yagiye itaha bereka babategaga iminsi ku rwabo ruta byose. Iby'urukundo rwabo nanone byakomeje gushimangirwa n'amagambo meza bakundaga kubwirana bifashishije imbuga nkoranyambaga zabo. Ibyo byose bigakomeza kwereka ababakurikira ko byanga byakunda ruzagera kure. Ku itariki ya 19 Werurwe mu 2020 ubwo Muyango Claudine wabaye nyampinga uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda mu 2019 yizizaga isabukuru ye y'amavuko, icyo gihe Kimenyi Yves yigomye ibitotsi bye ageza saa sita z'ijoro ategereza ko urushinge rw'isaha rugera kuri uwo munsi nyirizina, maze yifashishije urubuga rwe rwa Instagram agenera umukunzi w'ubutumwa bwuzuyemo amagambo y'urukundo yagiraga ati ntabwo uri umukunzi wanjye gusa, ahubwo uri inshuti magara nagize ikomeye kuva nabaho. Kukugira nicyo kintu cyiza cyambayeho kuva navuka. Uyu munsi niwe wavutseho, nkwifurije kugira umunsi mwiza, ugira umunsi mwiza cyane, ndagukunda Miss wanjye. Imvano y'urukundo rw'aba bombi, Uwase Muyango yigeze kubwira ikinyamakuru Igihe ko bwa mbere amenya Kimenyi hari muri Mata mu 2019, ngo muri iyo minsi yakundaga kujya ajya kureba imikino yahuzaga Rayon Sport na APR FC Kimenyi yakinagamo ngo yirebere n'amaso uwo musore wavugwaga cyane. Ngo nyuma batangiye kujya bavugana kuri telefone bisanzwe nk'inshuti, ariko nta rukundo rurimo. Ngo uko bagiye baba inshuti rero baje kujya bahamagarana cyane, bakibukiranya gusenga saa 9 z'ijoro, muri nacyo kintu hanini cyabahuje. Muyango ati simvuga uwahamagaye undi bwa mbere, gusa twavuganaga ibintu bisanzwe. Twakundaga kuvugana saa 9 z'ijoro tugiye gusenga. Hagati mu munsi twavuganaga gake, ariko akabazi ko izo saha tubyuka tugasenga buri munsi. Gusa icyo gihe tuvugana twari tutarabonana njye nawe, twari inshuti, nta kindi cyari kibyisha inyuma. Duhura bwa mbere yanyuzeho ahantu nari mu birori by'isabukuru aje kundamutsa, gusa ntiyahamara n'umunota n'umwe. Muyango yavuze ko yashidutse bakundana, ariko atibuka uko byagenze, ngo baza kwinjira mu rukundo bya nyabyo muri Kamena hafi Nyakanga mu 2019. Ati yaratandukanye n'umukunzi we, kandi nanjye hari hashize amezi arenga 3 ntandukanye n'umusore twakundanaga. Urukundo rw'aba bombi rwageze aho rurenga ubucuti n'umubano usanzwe. Kuva mu 2020 biyemeza kubana mu nzu imwe. Kwa 28 Gashyantare mu 2021 Kimenyi yiyemeje gutera ivi yambika impeta ya fiançailles. Muyango amusaba kumubera umufasha, undi nawe ntiyazuyaza arabyemera. Muri Nyakanga mu 2021 hagiye hanze amashusho agaragaza ko Muyango kuri we, ndetse kwa 21 Kanama 2021 bibarutse imfura yabo y'umuhungu yitwa Kimenyi Miguel Yanis. Tariki ya 16 Ukuboza mu 2023 Muyango yakoze ibirori byo gusezera ku rungano rwe, cyangwa se bridal shower nk'uko babyita. Yahuriyemo n'abakobwa n'abagore b'inshuti ze barimo DJ Brian, Ingabire Habiba n'abandi.
Muri ibi birori Muyango Claudine yasomye ubutumwa yandikiwe na Kimenyi Yves agira ati warakoze cyane mukundwa ku myaka yose ishize, uri umugore mwiza ntigeze ndota ko nzagira, simbasha kwihanganira gutegereza uriya munsi ukomeye, ndagukunda, umunsi mwiza. Baherukaga gusezerana imbere y'amategeko mu muhango wabereye mu murenge wa Nyarugenge ku ya 4 Mutarama mu 2024. Kimenyi Yves yaherekejwe n'abarimo mushiki we, umubyeyi we, inshuti n'abo bakinana muri AS Kigali. Muyango Claudine na Kimenyi Yves ubwo binjiraga mu cyumba basezeraniyemo bahawe impundu n'ababyeyi yewe n'abari babaherekeje buzuye umunezero. Aba bombi bari bamaranye imyaka 5 irenga mu munyenga w'urukundo, baza no gukora ubukwe tariki ya 6 Mutarama mu 2024. Ubukwe bwari bubereye ijisho ndetse bugahuruza benshi. Bari bishimiye iki gikorwa cyari kibaye cyane ko abafana baba bombi bahoraga bishyuza Kimenyi kwangwa sezerane na Muyango imbere y'amategeko ngo maze urukundo ahora yerekana ko amukunda ku mbuga nkoranyambaga akarushyira mu bikorwa. Nta gushidikanya ko Muyango yinjiye mu rukundo na Kimenyi hashize amezi make umukinnyi yavuga ubutitsa mu itangazamakuru benshi bakibitse ibye. Kuva muri Mata mu 2019 Kimenyi yabaye iciro ry'imigani ku mbuga nkoranyambaga, aravugwa karahava biturutse ku mashusho yasohotse amugaragaza yambaye ubusa ndetse agaragaza igitsina cye neza. Iyi video yageze mu maboko ya benshi kuva ku itariki ya 15 Mata mu 2019, cyane cyane ku bakoreshaga urubuga rwa WhatsApp. Yavugishije benshi, rubanda ruramwota. Hari abamunenze, abandi bavuga ko ari agatsiko k'abantu runaka bari bagamije kumusebya. Basohora ayo mashusho byagaragaraga ko yafashwe ubwo yaganiraga n'undi muntu. Mu ba mbere baketswe bakoze ibi harimo Didido bakundanaga. Gusa uyu mukobwa yanditse kuri stati ye ya WhatsApp ahakana ko atari we, ati muraho, mfashe uyu mwanya ngo nsobanure iby'abantu bari kumvugaho ngo ni ngiye wasakaje amashusho ya Kimenyi Yves. Sibyo, ni ikinyoma cyambaye ubusa, no gushaka kumparabika. Benshi muri mwe uko mwabibonye niko nanjye nabibonye. Urujijo bamwe bafite nirwo nanjye mfite, kandi uko nteye ntabwo nagira umutima nk'uwo muri kunyambika. Uyu mukobwa yavuze ko nubwo yatandukanye na Kimenyi atari kumukorera ibintu nk'ibyo. Byari ibihe bitoroshye kandi bikomeye kuri Muyango kwinjira mu rukundo n'umusore wari umaze igihe kitari gito, asa naho ari igitaramo mu itangazamakuru yewe no mu biganiro by'abahuriraga ku gasima. Byamusabye umutima ukomeye wo kubasha kwirengagiza ibivugwa, agatera intambwe ishinguye mu rukundo. We yemera kunamba ku umutima we wari warahisemo. Muyango yagaragaje ko ashoboye kwihanganira ibyavugwaga kuri Kimenyi, yemera gukundana nawe. Imyaka irahita irataha. Kuva Muyango Claudine yakwinjira mu rukundo na Kimenyi, yagiye abona ibiraka bitandukanye by'akazi byiyongeraga n'ubundi ku byo yari asanzwe afite byo kwamamariza ibigo by'ubucuruzi bitandukanye. N'akazi yagiye abona abikesha kuba ari umuntu wicisha bugufi, kandi akaba atarigeze yicisha irunga bamukurikiranaga ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku rubuga rwa Instagram. Yerekaniragaho amafoto y'ubuzima bw'ako kanya, arimo amashusho amugaragaza abyina indirimbo z'abahanzi n'ibindi. Buri ntambwe yose uyu mubyeyi yagiye atera mu buzima, umukunzi we Kimenyi yagiye agaragaza ko amushyigikiye, akaba mu ba mbere bakora ku kamenyetso ka like, ndetse kenshi akarenzaho ubutumwa bugaragaza ko yishimye. Hari nk'ibiraka nanone kandi bagiye bahuriramo nk'ibyo kwamamaza telefoni za Tecno mu gufata amafoto yamamaza. Sibyo gusa kandi na Muyango yagiye agaragariza kenshi Kimenyi kamushyigikiye, cyane ko nko mu mikino Kimenyi yagiye aserukamo, umukunzi we Muyango yagiye amugaragariza ko bari kumwe, ndetse akifashisha amwe mu mafoto yabo bari kumwe akandika ati amahirwe masa mukunzi. Byageze naho hari abatangiye kumwitirira nko ku rubuga icyo gihe rwitwaga Twitter, batangira kujya bamuvangira bakandika n'ibyo atavuze. Ibi byose bigenda bigaragaza ko urukundo rwa bombi rwaranzwe no gushyigikirana cyane, ndetse buri wese buri ntambwe yageragaho undi akaba uwa mbere mu bashimishijwe nayo ndetse no kumutera imbaraga. Sibyo gusa aba bombi bafatanyije baje no gufungura salo yabo, ndetse baza kugaragara mu bikorwa byo kuyamamaza. Nubwo kuri ubu hari uruntu ruvuga ko aba bombi bamaze gutandukana, buri wese akaba yaraciye inzira ye, ndetse we na bimwe mu bikorwa bari bahuriyeho bafatanyije bisa naho bitajyari, birimo nka salo yabo n'ibindi bitandukanye, ndetse kubu umwana wabo w'imfura akaba ari nawe umwe rukumbi w'umuhungu aba bombi bafitanye, akaba
ari kuri mama we ari we Muyango Claudine, nta gushidikanya ko aba mu gihe bamaze bakundana bagaragaje guhuza intumbero, gushyigikirana bikomeye, ndetse bikaba ari bimwe mu isomo rikomeye abakundana babigiraho, nubwo kuri ubu nyine bitaramenywa neza ko batandukanye burundu. Mwakoze kubana natwe, nawe ngiye mwari kumwe ndi Benita Giraneza Uwera. Turabibutsa kandi ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi yanyu bidahejwe hano kuri BGU Space.